ariko abemeye uwo mwana bose bakamwizera yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Umuntu nagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, niko Yesu yavuze ngo nawe azagira isoni zo kuguhamya imbere y'Imana. Arangije aravuga ngo mu gihe dusenga dufata mpiri imigambi y'indyarya n'iyinca, ariko igitambo cy'amaraso yamennye, haleluya, nicyo cyatumye nako tubasha kwegera. Umuririmbyi yararirimbye ati ibyo ngibyo kuri ngewe nta kamaro, igifite icyo kimariye nuko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana yaduhaye ubwenge, iduha n'ubutunzi nk'itaranto, kugira ngo mu gihe cyose turi mu isi iyo taranto tuyigenze. Ntabwo umuntu azajya mu ijuru kubera ko yasenze, nta nubwo azajya mu ijuru kuko yuzuye impano zitandukanye, naho navuga indimi igihumbi, izo ndimi nkazivuga nta rukundo. Pawulo yaravuze ngo ibyo ngibyo ngo bimeze nk'uko washyira ingoma hariya ku zuba. Nitwa Imana Sophie, ndi umukristo wo mu mutima, nkunda Imana n'abantu, kandi nkunda n'inshuti zanjye. Tujya duhurira kuri uyu murongo wa Kubaho Uwiteka TV. Imana nibaha umugisha. Ubwo duherukana twaganiriye hamwe ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu abakobwa 10 bafatanyije urugendo. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cyiza cyanejeje umutima wanjye, nawe kikunezeza. Noneho icyo kiganiro kiravuga ku mataranto shebuja yahaye abagaragu be. Icyo kiganiro turagisanga mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 25. Turahera ku murongo wa 14. Dusoma mu izina rya Yesu Kristo. Umugani w'abagaragu bahawe itaranto. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye, aho umwe itaranto 5, undi 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi itaranto 5. N'uwahawe 2 agenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itaranto 5 araza azana izindi 5, ati databuja wansigiye itaranto 5, dore nazigenjejemo izindi itaranto 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa so. N'uwahawe itaranto 2 nawe araza aravuga ati databuja wansigiye itaranto 2, dore nazigenjejemo izindi 2. Shebuja aramusubiza ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja narinzi kuri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi, wa munyabutego, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye,
mpunika aho ntagusohoye. Itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abayigenzura, nanjye naza ukampa ibyanjye niyanjye nyungu yayo? Nuko nimuyimwake, muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Mwakira ijambo ry'Imana. Aya magambo dusomye yose yavuzwe na Yesu Kristo acira umugani abantu, kuko uko yakundaga kwigishiriza mu migani. Ariko uyu mugani wari ufite ikintu werekezaho, wari ufite n'ubwenge ushaka kwigisha. Intego y'iki cyigisho, intego y'iri somo ni yuko tugomba gukoresha ibyo dufite kugira ngo duheshe Imana icyubahiro. Imana ishaka ko ducunga neza ubushobozi, ubutunzi ndetse n'ubwenge Imana yaduhaye kugira ngo dukuze ubwami bw'Imana. Kandi dukomba kubikora, tukabikorana ubudahemuka. Tukabikorana ubudahemuka, tugakomera ku Mana, ndetse bigasaba n'ibikorwa ku buryo niyo hagira ingaruka mbi ibizamo wabasha gukomera. Haleluya! Imana nishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo ngibyo ntibigusaba kugundira ibyo ufite, ahubwo bigusaba kubirekura, kandi bigusaba gushyiramo imbaraga. Ugashyira imbaraga ufite intego yo kugira ngo ubwami bw'Imana bukure. Wabaza utese, ubu nanjye mfite itaranto. Ufite itaranto Imana yaguhaye. Nta nubwo ari imwe, ahubwo amataranto Imana yaguhaye ni menshi. Iyi mibiri twambaye ni itaranto ya mbere. Ingingo z'imibiri dufite ni itaranto ya kabiri. Imana noneho yaduhaye n'ubwenge ndetse ishyiraho n'ubutunzi. Izo zose ni itaranto. Ikintu cyatumye Imana rero iduha izo taranto kwari ukugira ngo tuzazikoreshereze Imana. Iyi mibiri Imana yayiduhereye kugira ngo tuzayubahishe Imana. Izi ngingo ziri ku mubiri zose Imana yaziduhereye kugira ngo izi ngingo zizaheshe Imana icyubahiro. Ubwenge Imana yaduhaye kwari ukugira ngo tuzabukoreshe twubaha Imana, twubaha n'abantu bayo. Ndetse n'ubutunzi yaduhaye nabwo nuko yabuduhereye kugira ngo tuzayikorere. Ubu butunzi Imana yaduhaye buzayikorere. Hanyuma intego nkuru iri muri iki cyigisho, Yesu yashaka kuvuga yuko tugomba gukoresha ibyo dufite, tugakoresha ibyo dufite mu kugira ngo twubahishe Imana. Haleluya! Ntitugomba kugundira ibyo dufite, ahubwo tugomba kubikoresha kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Yesu nashimwe. Haleluya! Mu gutanga rero ibyo dufite, ni ukuvuga ngo iyo utanze ibyo ufite, Imana nayo irareba ikabona yuko watanze. Hahandi wakuye, Imana ikaza ikahuzuza ndetse ikanarushaho. Ijambo ry'Imana dusoma mu Bakorinto ba kabiri ibice 9 ku murongo wa 7 kugera ku wa 10, haravuga ngo Imana ibasha kudusazaho ibiruta ibyo twatanze. Noneho ubutango tukazatanga dufite noneho ibisagutse. Haleluya! Iyo tugeze ku murongo waho wa 10 hatubwira inkuru y'umuntu
ngo wanyanyagije agahereza abakene. Hanyuma Imana nayo ikaza ikamukubira inshuro nyinshi akaba umutunzi wo ku rwego rwo hejuru. Yabiheshejwe n'iki? Yabiheshejwe n'uko yatanze. Haleluya! Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana rero idushakaho yuko ducunga neza ubushobozi dufite. Ubushobozi dufite ni iyi mibiri yaduhaye. Mu gihe turi bazima, mu gihe tukiri mu isi, mu gihe mu mibereho yacu yose, tugomba gukorera Imana. Imibiri yacu igakorera Imana, ingingo zacu zigakorera Imana. Imana yaduhaye akanwa kugira ngo tuzajye tuvuga ibintu byiza. Dore ko ku minwa yacu Imana yashyizeho ubutware, ishyiraho n'ubushobozi, iduha imbaraga zo kwatura, tukatura ikintu kandi icyo kintu twatuye kikaba. Iyo watuye icyiza rero kirasohora, wakwatura n'ikibi kigasohora. Imana yaduhaye akanwa kugira ngo twature ibyiza binezeza Imana bikanezeza n'abantu. Imana yaduhaye amaguru kugira ngo tubashe kugenda ariko kandi tujye ahantu Imana ishaka. Imana yaduhaye amaso kugira ngo tubashe kureba, iduha ubwenge kugira ngo tubashe gutekereza, ariko iyo mitekerereze iba ari imitekerereze ihesha Imana icyubahiro. Haleluya! Imana nishimwe. Ni ukuvuga rero kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro kandi kugira ngo izina ry'Imana ryamamare mu isi, tugomba kubigiramo uruhare. Ahangaha turasangamo ibintu bitatu. Icya mbere ni uko ugomba kugira uruhare. Ugomba kugira uruhare mu kubaka ubwami bw'Imana. Ugomba kugira uruhare kugira ngo Imana yacu yamamare. Niba uri umugabo mu rugo, Imana ikaba yarakubakiye urugo, ni ukuvuga ngo ugomba kugira uruhare kugira ngo ubwami bw'Imana bube bwubakitse mu rugo iwawe. Niba uri umugore nawe Imana ikaba yaraguhaye urugo, ugomba kubigiramo uruhare. Haleluya! Kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu rugo Imana yakubakiye. Ababyeyi bagomba kugira uruhare kugira ngo abana bazakurire mu Mwami Yesu Kristo. Icyo ni icya mbere, ni uko tugomba kugira uruhare mu kuzamura ubwami bw'Imana. Icya kabiri, tugomba kumenya yuko ibyanze bikunze hazabaho urubanza. Tugomba kumenya yuko mu gihe twaba twirengagije yuko ibyo dufite byose byakomotse ku Mana, tukabifata nk'aho ari ibyacu, tukabigenza uko twumva twishakiye. Ibyo ndi kuvuga ni iyi mibiri yacu twambaye, ni izi ngingo z'imibiri, ni ubwenge Imana yaduhaye, ni n'ubutunzi yatugabiye. Umuririmbyi yigeze kuririmba, araririmba ati byose bikomoka aho iri, byose bikomoka ku Mana. Mu gihe twakwirengagiza yuko Imana yabiduhaye, hari igihe kizagera ikaza kubitubaza. Tugomba kumenya yuko hazaba hariho urubanza, hazaba hariho urubanza rukubaza impamvu utagize uruhare kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Muribuka yuko Imana ijya kurema umuntu, yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Haleluya! Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ibindi biremwa yitegeka bikabaho, ariko igeze ku muntu y'ubwayo ikoresha intoke zayo, ibumba icyondo, ibumbabumba umuntu, irangize imushyiramo n'umwuka wayo. Iyo ni imirimo Imana itakwibagirwa, ni imirimo Imana itaterera iyo.
itafata nkaho ntacyo yakoze. Twebwe turi imirimo y'intoke z'Imana. Mu gihe rero wakwibagirwa yuko Imana yagushyizeho ikiganza cyayo ikakubumba, menya yuko hari urubanza. Hari urubanza. Imana yigeze ivugira mu kanwa ka Dawidi mu bice byaho 15 umurongo wa mbere kumanuka hepfo. Yabaza ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzaguma hera he? Igisubizo kirahari. Ni umuntu ufite ururimi rutagoreka. Ni umuntu utavuga nabi mwene se, ndetse ngo ni umuntu uvuga ibiri ku mutima. Ibiri ku mutima akaba ari nabyo bisohoka ku munwa. Uwo ngo ntashyushye inkuru ntarema. Imana idufasha. Mu gihe rero we wakwirengagiza gukiranuka kw'Imana, ukirengagiza ko waremwe mu ishusho yayo, Imana irakiranutse. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo dukwiriye kubabera nk'uko Imana yera. Mu gihe wabyirengagiza, menya yuko imbere yawe hari urubanza. Menya yuko imbere yawe hari urubanza. Uriya muntu watabye itaranto, mu by'ukuri yabikoze ameze nk'ukina. Muri ubu buzima busanzwe hari abantu batajya bahereza Imana agaciro, ndetse rimwe na rimwe bibwira yuko Imana iri mu ijuru mu isi itahagera, ku buryo babumva yuko bari kure y'amaso yayo. Ariko Imana ibera ahantu hose icyarimwe. Icyo akora ntishobora gufatanya n'umuntu mu cyaha. Imana rero umunsi ku wundi ibigenzura ibyo dukora, ibigenzura ibyo tuvuga. Umunsi ku wundi iba yitegereza ingendo dukora, iba yumva amagambo tuvuga, ibireba aho twerekeza. Ibasha kumenya n'imigambi y'ibiri mu mitima. Umugaragu w'Imana Pawulo yarahishuye, ahishura ibyo abantu babamo. Arangije aravuga ngo mu gihe dusenga dufata mpiri imigambi y'indyarya n'iy'incakura. Ibyo biba bikiri mu mutima bitarabasha gusohokamo. Ijisho ry'Imana rero ribasha kureba. Ndetse nusoma neza muri Ezekiyeli ibice 9 urasanga yuko Imana yatumye intumwa mu isi. Irazibwira ngo nimugende, hanyuma mujye mutega amatwi, nimurangiza mushyire ikimenyetso ku bantu banihira umurimo. Haleluya! Banihira umurimo, bakanihira abantu, bakaniha kubera ibizira bikorerwa mu isi. Imana irangije ituma abamarayika ngo nibagende babashyireho ikimenyetso. Impamvu abo bantu bashyizweho ikimenyetso nuko hari igihe kizagera abantu bakajya mu rubanza. Utagaragaye yuko adafite ikimenyetso cy'Imana akajya mu rubanza. Umugabo witwa Salomo yigeze abivuga mu mubwiriza, abwira abasore, abwira n'inkumi, arababwira ati nimugende mwinezeze mu bintu byose, mwinezeze, munywe vino, mujye mu bagore, ariko mumenye ko hari igihe kizagera ibyo bikabashyirisha mu rubanza. Twari turi ku ngingo ya 2 ivuga ko hazagera igihe kikabaho hakaba urubanza. Uyu muntu rero watabye irataranto yarayitabye, arangije kuyitaba agerageza no gusuzugura. Abwira shebuja ati nari nzi ko uri umuntu w'umunyamwaga, nari nzi ko uri umuntu usarura aho utabibye, nicyo cyatumye itaranto yawe ngenda nkayitaba mu butaka, none ngiyo. Icyo Yesu yakoze nawe yarababwiye ati nimuyimwake, niyimwe nimuyimwake, mugende muyihereze ufite 10. Bibiliya rero ivuga yuko ufite azahabwa, ariko udafite nawe bamwaka n'utwo dukeya yari afite. Abazakwa ni bandi,
abasakwa ni babandi ni babandi badafite gahunda, ni babandi batamenye Imana. Ubushize mu kiganiro cy'abari abakobwa 10 twabonye ko bari abakobwa 10 bagereranywa n'abantu batuye isi, bari biteguye umukwe, kandi umukwe ni Yesu Kristo. Maze noneho 5 b'abanyabwenge baritegura, baritunganya pe, ndetse Imana iboherereza izindi mbaraga n'amavuta by'umwuka wera. Ariko abandi bo barahombotse, kandi muri ino si bararushye, bararirimbye, barasenze, batanze amaturo, basuye abarwayi. Ibyo bariya abanyabwenge bakoze n'abari abapfapfa barabikoze, ariko ibyo bakoze babikorana umutima ukiranirwa. Nicyo cyatumye kwegera igihembo bitabakundiye kugihabwa, ndetse Yesu yarabihakanye, aravuga ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi, sinigeze no kubamenya. Nuko nguko byagendekeye uyu muntu watabye itaranto, nawe yagize igihombo, agira igihombo cyuko babandi bagenjeje za taranto barazigumanye, noneho na yindi barayimwaka bayihereza ufite nyinshi. Kwirengagiza rero yuko uri umurimo w'intoke z'Imana, ugafata ingingo zawe ukazikoresha uko wumva ushaka, imirimo muri Kristo Yesu ukayirengagiza, bizagutera igihombo. Igihombo uzagira niki? Nuko nta bugingo buhoraho uzabona, kandi noneho izina ryawe ntirizandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana idufashe. Iyo dusomye mu Baroma ibice 2 ku murongo waho wa 6 n'uwa 7, reka turebe uko havuga. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice, ntibumvira iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago, n'ibyizateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyizitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko Imana itarobanura abantu ku butoni, abakora ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko nabo bazacirwaho iteka ry'amategeko. Ijambo ry'Imana rero ritubwiye yuko abashaka ubwiza bagashaka n'icyubahiro, babishakisha gukora ibyiza badacogora, nayo izabitura ubugingo buhoraho. Haleluya! Imana ishimwe, kandi Imana yacu ihimbazwe. Icya gatatu, tugomba kumenya yuko hariho ibihembo. Ibyo bihembo nibyo byagaragajwe na Pawulo mu Baroma ibice 2. Aravuga ati abantu bashaka ubwiza. Haleluya! Abantu bafata ingingo zabo z'imibiri, abantu bafata ubugingo bwabo, abantu bafata ubutunzi bwabo, abantu bafata ubwenge bwabo bakabukoresha mu buryo bukiranutse, kandi bakabikora babikoreye mu Mwami Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo izabitura ubugingo buhoraho, izabitura icyubahiro, izabitura no kudapfa. Haleluya! Imana ishimwe, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana rero yaduhaye ingingo z'umubiri nk'itaranto. Mu gihe cyose turi mu isi tugomba kugenzura, hanyuma ku iherezo
bikazagaragara yuko imibiri yacu yubashye Kristo. Amen. Imana yaduhaye ubwenge, iduha n'ubutunzi nk'itaranto, kugira ngo mu gihe cyose turi mu isi iyo taranto tuyigenze, maze ku iherezo rya byose ubwo umwami Yesu azaza guhindura isi, agahindura n'ijuru, hakabaho ibishya, bizagaragare ko imirimo yose twakoze twabikoreye muri Kristo Yesu. Igihembo rero kirahari, ariko n'igihano nacyo kirahari. Ese ko Imana yaguhaye ingingo, ikaguha ingingo z'umubiri, ikanakubwira yuko nukora ibyiza uzahabwa ubugingo buhoraho, iyo taranto wayigenzuye uti? Ijambo ry'Imana twahawe naryo ni taranto, Yesu Kristo nawe twahawe, ni impano twahawe. Kuko kubw'ibyaha byacu ntabwo twari gushyikira, ntabwo twari gushobora kumwakira, ariko igitambo cy'amaraso yamennye, haleluya, nicyo cyatumye nako tubasha kwegera, ndetse ayo maraso abasha kudukuraho imyanda, akadusubiza ya shusho y'Imana twaremanwe. Haleluya. Iyo dusomye muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo, ariko abemeye uwo mwana bose bakamwizera yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Bene data, turi abana b'Imana. Haleluya. Nitwemera kugendera muri Kristo Yesu. Abantu rero bihugiyeho, mu kwihugiraho kwabo baburira Imana igihe, ariko byari bikwiye ko mu masaha Imana yaguhaye y'umunsi, dore ko n'icyo igihe cyose dufite naho ni itaranto Imana yaduhaye. Igihe nacyo ni itaranto Imana yaduhaye. Muri icyo gihe yaguhaye, wakagombye no gufata mu mwanya, uwo mwanya ukawuha Imana, uwo mwanya ukayitekerezaho, ukayisenga, ukayiririmbira, ukayegera nk'uko wakwegereye umubyeyi. Imana ni umubyeyi, ukajya kuyitaramira. Iki gihe nacyo ni itaranto ugomba kugenza neza. Imana idufashe. Ntabwo ugomba kubura umwanya wo kujya imbere y'Imana, ntugomba kubura umwanya mu bugingo bwawe bwo gutekereza yuko hari igihe kizagera ukajya mu rubanza. Imana nidufashe kandi Imana itugirire neza. Nahawe we wumvise ijambo ry'Imana, igihe kimwe umuririmbyi yigeze aririmba ati, mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo? Ati, Mwami Yesu, ndifuza ko ibyo ngibyo wabimpishurira, kugira ngo ntazifata nkibesha ubugingo. Nkibesha ubugingo. Abantu benshi bazi ko umuntu ujya mu rusengero, abaririmbyi, abanyamashengesho, bakora imirimo itandukanye mu itorero, abenshi bibwira yuko iyo ngiyo ari imirimo izatuma bashyikira ubwami bw'Imana. Umuntu azashyikira ubwami bw'Imana kubera ko yahindutse, ingeso ze mbi zavuyeho. Haleluya. Umuntu azakira ubwami bw'Imana kubera ko amaraso ya Yesu Kristo yamuhinduye umwana w'Imana. Ntabwo umuntu azajya mu ijuru kubera ko yaririmbye, ntabwo umuntu azajya mu ijuru kubera ko yasenze, nta nubwo azajya mu ijuru kuko yuzuye impano zitandukanye. Dore ko Pawulo yabivuzeho akavuga ngo naho navuga indimi 1000, izo ndimi nkazivuga nta rukundo. Pawulo yaravuze ngo ibyo ngibyo ngo bimeze nk'uko washyira ingoma hariya ku zuba, wakubita ingoma bikarangira bikagera kure. Bishaka kuvuga yuko ubugingo bw'Imana ntaho buhuriye
n'iyi mirimo yindi ikorerwa mu isi. Mwene data, itarano wahawe ugomba kuyigenzura neza. Itarano wahawe ugomba kumenya ko hari igihe kizagera ukayibaza. Umuririmbyi yarembye ati ndashaka kwitegura nkiri mu isi kugira ngo mu gihe cyose ndi mu isi ntazibwira yuko njya mu ijuru kandi izina ryanjye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Arangije aravuga ati rero buriya namenywa n'abakristo, nakundwa n'abapasiteri, namenya kuririmba, ariko ikintu nifuza ni ukumenywa na Kristo, izina ryanjye rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Bene data, ni ukuri nyuma y'ubuzima hari ubundi. Iyo umuntu amaze gukurwa muri uyu mubiri, ubuzima burakomeza. Ndetse igitabo cya Bibiliya igitabo cy'Imana ivuga yuko hari igihe kizagera abantu bakazuka, abakiranutse bakazukira ubugingo buhoraho. Ese waba wishimiye kumenywa n'abakristo bakakuvuga neza? Ese waba uneshejwe no gukundwa n'abapasiteri? Ese waba wumva ufite icyubahiro kubera ko uzi kuririmba? Waba se utewe ishema nuko uzi kubwiriza? Reka da, umuririmbyi yararirimbye ati ibyo ngibyo kuri njyewe nta kamaro. Igifite icyo kimariye nuko izina ryanjye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mwene data uri hafi, mwene data uri kure, mwene data ubashije kumva ubutumwa, abanyabwenge, abazungu, abirabura, mu migabane yose y'isi, twese turi munsi y'ukuboko kw'Imana. Nta muntu n'umwe ufite imbaraga, ufite ubwenge, nta n'umuntu ufite inama. Byose uko byakabaye biri munsi y'ukuboko kw'Imana. Ubwo turi ibiremwa by'Imana rero, Imana yabonye yuko umurimo w'intoke zayo utagomba kuzapfa buheri buheri. Irangije yohereza umwana wayo mu isi aradupfira, kandi itegeko riratangwa ry'uko umuntu wese uzezwa n'amaraso azahabwa ubugingo buhoraho, urupfu ntacyo ruzamutwara. Kandi noneho Yesu amaze gupfa yarazamutse ajya mu ijuru, ajya gutegura aho abera bazaba. Twese ubu turiteguye, twiteguye ko Imana izavuga. Ese uri kugereranwa nande muri bari abantu batatu? Uragereranwa n'uriya muntu wahawe itaranto eshanu akazigenza akavanamo izindi eshanu? Ese uri kugereranwa n'uriya bahaye ebyiri hanyuma akazigenzamo izindi ebyiri? Cyangwa uri kugereranwa n'uriya muntu wagiye akayitaba yarangiza akanishongora kuri shebuja akanamutuka? Uko byagenda kose umuntu yatukana, uko umuntu yakwifata mu buryo bwose, imbere yacu hari ibihembo, ariko kandi hari n'igihano. Ndaguhamagarira mwene data kwitekerezaho, ukamenya neza yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Ntabwo iyo umuntu apfuye biba birangiye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, kubera yuko ugiye gutekereza ukabona yuko ugomba kuzabana n'umwami wawe, ukibuka yuko yafashe igihe akakubumba, ukibuka ko yafashe igihe akamanuka akava mu bwiza akaza mu isi akagusanga aho uri, ukibuka ko yagupfiriye, ukibuka ko yasubiye mu ijuru gutegurira, ukibuka ko azanagaruka. Reba iyo mirimo yose nubitesha agaciro, Bibiliya niko yavuze
ngo umuntu nagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, niko Yesu yavuze ngo nawe azagira isoni zo kuguhamya imbere y'Imana. Ndagusabira kandi nanjye nisabira kugira ngo twite ku ijambo ry'Imana twumvise. Mwakira ijambo ry'Imana.